Bukeye bwaho n'ahantu mfite gahunda Leya. Ariko se cururuka twara kajya nyabyo nawe wakugira nge warakara. Ntabwo nge narakazwa n'ubusa. Agaka ari kundi karahandurika kuri nuko atari wowe ngo utekereza ko iyo naje hano mba nazanywe n'iki cyangwa mba naje kureba iki. Waje kureba nge hari ikindi se kiba kikugenza atari ukundeba ngo tuganire. Urakoze cyane. Umva se bebe ikibazo naringize nyine ibiceri bikeya nyine nagira ngo mfashe. Allo? 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 Umva se bebe ikibazo naringize nyine ibiceri bikeya nyine nagira ngo mfashe. Allo? 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 Oui, baby. Ndikukumva. Ase kuki network ziri kubura umva mbwira ikintu ndi kubwira nyine ndashaka amafaranga. Allo? Baby. Allo? Oui. Simani bye. Allo? Oui, baby. Network allo? Ese baby tuvuge ko utari kunyumva? Ndikukumva. None se mu rugo bameze neza basi? Ndameze fresh nayo. Ndabizi uyu muri minsi ufite ibiceri wagurishije za hene ziwanyu shambabarira nukurume ku mafaranga. Allo? Baby nshaka kujya muri salo se wanyumvisha? Allo? Oui. Allo? Baby. Suje na kibazo man. Oui. Asa baby ndagushaka kunyumva? No ndakumvisha. Umbwiye? Mva nyine banze mbwiye mu rugo bimeze bite ufite gahunda yo kugaruka i Kigali ryari? Amekeke. Mva rero nyine njye nandi kubikubwira nuko nyine utabiri kubyumva fresh ariko ndashaka amafaranga nyine ndashaka kujya muri salo. Allo? Oh my god. Ase man ufite icyo telefone yawe ufite icyo kibazo bazi? Allo? Oui. Allo? So mama amafaranga ukareka kwijijisha gutyo. Allo? Kubura uko wibaza amakuru. Uko utari kuvuga? Ndimo ndavuga man basi ushaka ngo mvuge bingana biti. Uri hehe? Uri kumbwira ngo amafaranga? Ndashaka amafaranga kujya muri salo nta biceri mfite. Muri salo? Allo? Impossible. Utangajwe n'iki se kiri? None se buryo wambwiraga ko uje hano kundeba buryo ufite umuntu urwaye nzaniye hano mukecuru. Karame mwana wanjye. Umeze muteze. Ngaho. Ubu kandi wasanga uyu mubyeyi arwaye aho kumujyana ku kigo nderabuzima ukamunzaniye hano mu rugo. Guseka saho kunsubiza. Ahubwo se yagusubije impamvu yarazi ko tuza kugusura ntakubwire ko azazanye nanjye. None daratumye utekereza ko naba ndwaye. Nanjye nuko nari mbanje kumubaza rwose. Ntabwo arwaye ahubwo tuje kugusura Sheri. Ahubwo reka nkubwire uwo turi kumwe. Yego nukuri. Sheri uyu ni mama. Reka ibyo Leya. Mbwira icyo uyu mubyeyi akeneye tumufashe yigendere twikomereze gahunda zacu. Ndi serious kiri uyu ni mama. Yo mama muraho murakomeye. Yego ndakomeye mwana wa. Ariko Leya nukuri ndakurakariye pe. Nigute waruzi kuri buzane na mama wawe hano ukabutabimbwiye koko? Nukuri nanjye byantunguye. Reka kumbeshya Leya. Nyine umva ukuntu byagenze. Nyine ejo mama nibwo yaje kunsura. Hanyuma rero uyu munsi mu gitondo yambwiye ati waretse tukajya gusura iyo nshuti yawe nanjye nkayimenya. Ubwo surumva nari buhakanire mama Sheri. Niko byagenze rwose. Ega nanjye nifuzaga kubona mama wanjye nawe akakubona Sheri. Cyakora nanjye ndishimye kubona umubyeyi wawe nukuri. Wishimiye kubona nyoko bukwe se? Bukeye bwaho n'ahantu mfite gahunda Leya. Ahantu ufite gahunda kiri? Yes. Ubu rwose narizi ko uyu mugoroba ari uwanjye nawe nta kirogoya. None aho hantu ugiye haraturogoye pe. Ahubwo se waje nkakugeza iwawe ko ariyo nzira ndi bunyuremo. Utangiye no kunyuhura kiri? None se uragira ngo ngusiga aha ngaha kandi ntazi isaha ndi butahire Leya? Ugiye se kiri? Nakubwiye ko hari ahantu mfite gahunda Leya. Basi se waretse aho hantu tukahajyana koko? Ngo? Tukajyana aho ugiye kugira ngo tube turi kumwe sha.
ubundi ukantahana ukangeza iwanjye ukabona gutaha iwawe. Nese urumva twajyana muri gahunda yateguwe utarimo? Gahunda ugiyemo tutajyanamo se ubwo ni gahunda nyabaki koko Kiri? Menya ko hari gahunda ngiye mutatumiye Moreya. Ndabimenye ugiye gusura Nyesi Kiri. Uti? Ntandi ugiye yewe ugiye gusura Nyesi. Kubwa Nyesi umuzanye mutaho ngaho. Guceceka si ubucucu Chris we. Sinkumva neza ariko. Kwa naracecetse se uko nyobewe byawe na Nyesi Kiri. Sinyoye ko mwakomeje gukurana akagusura ukamusura. Cyuko nandomewe noneho mbuze icyo mvuga. Wavuze se? Ubu rero uzi ko ntazi ko ari we wari umurwaje ubwo yari mu bitaro. Uti? Buri kanya ntiwanyarukaga ukajya aho arwariye. Wari ukijya mu kiruhuko se ahubwo cya saa sita. Ntiyaryaga ari uko umugaburiye. Siho wagoroberezaga. None se wabikubwiye bimubajije. Yaraje arabikubwira gusa. Cyangwa yakubwiye ko bitwaye iki? Nuko agombaga kunsubiza se ubwo. Ndumva ibyo nta mwanya mbifitiye Leya. Urataha ngo lift cyangwa nigende uraza gushaka utaha. Bukeye bwaho Hoya Leya. Cyari rwose ntabwo ibingibi bikunda habe na gato. Ngaho mbabarira sinzongera igihungu cya mabukwe. Ngaho mwenyura nizere ko imbabazi nzibonye. Erega ikibazo si ubwa mbere. Ibintu byo gufuha no kugira ibintu intambara urabikunda kandi si byiza. Erega nanjye n'urukundo rubintera. None se ubona ngufuira kuko nkwanga sheri. Erega uragafuha ufite impamvu. Ariko si nkaho ubufuha ugendeye kuki. Ku rukundo rwishi cyane ngukunda. Nukuri kuva twamenyana igihe cyose mba numva ngushaka kandi nkumva ngushaka njyenyine nta wundi tugusangiye. Buryo se nzareka gukora akazi kugira ngo utagira uwo munsangira. Nyine akazi ni akazi nta kundi byagenda. Ariko byibuze niba ugeze mu rugo. By'umwihariko igihe turi kumwe. Iby'akazi rwose bibe bigiye ku ruhande nanjye nkubone mu buryo bwuzuye. Uwo singe rero kuko sinakumva ibintu biri gupfa ngo niturize ngo nuko nageze mu rugo. Ubwo uzashaka undi ufite uwo mutima. Undi se namukurayo ko mu basore bose bo kwisuba higa mu mico no mu myitwarire. Ko barusha ubuhanga n'uburanga atari we yaba nde wundi koko. Iyo ni imitoma shana y'abana bakiri mu mashuri yisumbuye. Kwisi twese abantu turi kimwe. Oya Kiri, wowe urihariye pe. Iyo ndebye mbona uri umumarayika wiviriye mu ijuru ukaza gutura mu isi. Nuko ye, none ngiye Mikayeli cyangwa Gaburiyeli. Ahubwo n'abamarayika urabaruta sheri. Kuko iyo ndebye amafoto yabo aho babashushanije mbona ntawo muhuriye pe. Christian Marayika. Nubuze byose nteye amajeke. Si ukugutera ijeke pe. Nukuri jyewe namaze kukwishyiramo ku buryo nkatiye. Kubyakira byangora ikimbabaza nuko ntacyo uri kumbwira. Kerecyanye n'iki se kandi? Erega Kiri mu by'ukuri turakuze. Kandi igihe tumaze dukundana twarashimanye. Nta wigeze agira inenge abona kuri mugenzi we. Kuki tutava mu rukundo ngo dutere izindi ntambwe zisatira ku bana? Ngaho rero. Nuko bimeze se? Cyane rwose. None se wowe urumva bimeze bite? Dore wanze kunjyana iwanyu. Ndakubwira ntibyibuze uzazinge nkujyana iwacu. Nabyo warabyanze. Utambeshye narabyanze Leya. Nese kubyemera ntubikore bimaze iki? Ngaho mbwira amatariki nanjye nyaha ababyeyi batangire bakwitegure nibura. Dore n'ubundi mama yirirwa mbaza impamvu ntakijya kuruhukira mu rugo nkabura icyo musubiza. Utekereza ko iyo naje hano mba nazanywe n'iki cyangwa mba naje kureba iki? Waje kureba njye. Hari ikindi se kiba kikugenza atari ukundeba ngo tuganire? Urakoze cyane niba ari uko byumva. Hari ikindi se ntazi kiba cyakuzanye? Njye narinzi ko wowe wumva ko mba naje kureba televiziyo iwawe. Kuki se umuntu mukuru nkawe yaza kureba televiziyo? Simbizi ibyo ni wowe wabimenya. Ko mbona senza ugahita ucana televiziyo ukaba urigendeye. Njye nibwiraga ko iyo usiganye na televiziyo uba wumva ko icyo naje gushaka nakibonye. Ariko nagusabye imbabazi Leya. Uriya muntu nagiye kureba yantindije kandi nakubwiye ko bitazasubira humura. Aha nzabibara mbebonye. Wenda gutindana n'umuntu ntibizasubira, ariko wenda ejo uzatinda kuri telefone, ejo bundi utinde kuri WhatsApp, ejo bundi utinde kuri Instagram. Oya wirakarye kobwa cyiza, humura ntibizongera. Kandi uratuma ntaguhembera imirimo myiza wankoreye. Nushaka ubyihorere, ubundi se nabikoze mbwambiriye guhembwa. Umuco nyarwanda rero, umuntu wakoze neza arahembwa. Mukanya gatangusi zahura korobye, uzinga imyenda, uhindura intebe zo muri salo n'ameza, ntusanzwe pe. Ubwo se kidasanzwe ni ikihe? Nano kukuntu wahinduye intebe zo muri salo ari byiza pe. Do, salo irakeye, habonetse n'ahantu hisanzuye. Naho njyewe nari narazigerekeranije nk'upanga imifuka y'amakara mu ikamyo.
ibi nta buhanga nta n'imbaraga bisaba rwose. Ungize uwawe najya mbikora buri mezi 6 uko ashize tugahindura uko muri salo yacu hameze. Ibyo ni gahunda y'Imana, reka tubitega amaso tureba aho bigana. Ni gahunda y'Imana ariko yo nayifashe uwifashije. None se niba ntacyo tubikoraho Imana izanteruriza intereka iwawe? Cyakora jye namaze kubwira iwacu ko mfite umukunzi. Sinzi niba ibyo nakoze ari byo cyangwa narakoze amakosa. Ariko nawe uravuga we, ese ubwo babwiriye iki ubihorera? Nese ko ari ababyeyi banjye bambaza amakuru nk'abihorera koko. Gusa nyine nanjye navuze nti niba ari ikosa nakoze ndarisabira imbabazi. Ambo, sinavuga ko ari ikosa, ariko niyo ubihorera ntacyo byari bitwaye. Niba ntacyo rwose bitwaye kuba narabibabwiye ndagushimiye. Ahubwo se sheri, mbwira ko bashaka kukubona tuzabasura ryari. Hagati aho Chris arashimira cyane Agnes. Nurunana. Oya utambwira ko utabibonye Chris. Niganiraga nabibonye kandi warakoze kunyifuriza umwaka mwiza nye. Uzi ko naringize ngo message yarayobye we. Uzi ikindi kinshimishije se Chris? Uteze yombi. Nuko kubona wambaye impano ya Noheli naguhaye sha. None se watekereza ko ntayambara? Ntakubeshye, nayikohereje mfite ubwoba. Kuko ubona yambaye rero biranejeje cyane, nako sinzi uburyo nabikubwira. Ahubwo nubwo nagushimiye kuri telefone, reka nongere ngushimirage. Ushimira iki se kandi? Umpaye impano nziza. Yewe narabibonye ko rwose ukunda siporo cyane, niyo mpamvu nanjye nahisemo kuguha umwambaro wa siporo. Ukampitiramo ibara ryiza nkunda, ukampitiramo umwenda unyegereye wagira ngo wamfashe ibipimo. Erega imyenda ya siporo igomba kuba ikwiriye umuntu neza. Ahubwo nibutsa ko nta nicyo naguhaye numva isoni ziranyishanye. Nta mpamvu yo kugira isoni rwose Chris. Oya sha, ntabwo ari byiza kwishimira guhabwa wowe udatanga. Chris, karamenye. Ko warakiriye impano yanjye byonyine birahagije pe. Biramagije kandi byaranejeje cyane. Kugira ngo nkwereke ko nanejejwe niyo mpano wampaye rero. Ubu ngiye kujya nkora siporo buri gihe kugira ngo ndebe ko nagabanya ibiro. Mfaye, ibiro byawe se bigutwaye iki Chris? Ariko se cururuka. Skora kajya nyabyo. Nawe wakugira nge warakara. Ntabwo nge narakazwa n'ubusa. Agaka ari kundi karahandurika Chris. Nuko atari wowe ngo wumva ko gutendekwa bimeze. Mama yangu. Tambeke naragutendetse reya. Utantendeka se? Ubu tumaranye igihe kingana iki nta kintu urambwira kandi ubona ko mpora ntegereje ijambo ryiza riva ku mutima wawe. Wenda igihe ntikiragera. Kuki ushaka guhatiriza ibintu cyane? Ikihe gihise? Utegereje kumera ihembe. Ako kuki abasore iyo tuberetse ko tubakunda mubigira iturufu yo kudufata uko mwishakiye. Ubu igihe tumaranye uracyanyigaho iki ku buryo uvuga ngo igihe ntikiragera? None se ko kwigana igeze mbivuga? None se utegereje iki? None se sinkwiye kuba umugore wawe? Kuvaye mubi n'inda wa mwizi Nyarurembara. Nise mfite imico mibi udakunda byibuze ngo nzayihindure. Hari ingeso ntagukunda hose sinaba narabikubwiye kera. None se habuze iki? Yamora nkubwira ngo nta mpamvu yo kwiruka, ibintu byose bikemurwa n'igihe, ariko wanze kunyumva. Ibyo by'igihe genda nabihazi rwose. Singishaka kubyumva Chris. Kuko igihe abantu baragikoresha, sicyo kibakoresha. Ahubwo ari uruvuga uti mbafite muri benshi nananiwe guhitamo. Amahitamo yarangoye. Nuko bitekereza ariko siko biri. Ega nanjye ndi mukuru. Sinayoberwa umusore ufite ipaki y'abakobwa. Gusa icyo nakwizeza nuko umpaye amahirwe yo kugukunda. Utazigera wicuza impamvu ari jye wahisemo muri bariya bose tukurwanira. Ubwo nyine nta kundi ubwo wemeje ko bahari, nta kindi nakora. Kirahari. Igiki bwo? Kugira ngo nkwereke ko nta mikino mfite nkomeje. Ubwo wanze ko tujyana iwacu, ngiye uzanjyana iwanyu, njye gusura ababyeyi bawe basi. Dissolve! Dissolve.